yahemukiye abanza kugira ute abanza kumva abantu bashize ibiti mu matwi abantu bizibye amatwi reka ngubwire ngo ingoni y'Imana igize ute iraje Imana iragukubise wa munyamagambo we wa mubeshi we ngiye ingoni irongeye iraje ihereye mu bayobozi topesta ya bodesase Imana ikugirira neza ingoni y'Imana iraje iragukubise Imana iraje kandi ingoni y'Imana mwumva uko Uwiteka avuganye namwe revo sasedo kenevonias Imana iravuga ngo ntako itagize kugira ngo mukunde mwumve Jezito pestaya bonesire hetabovenias meni jezirando topene vosaibone hari Imana irababwiye ngo dore topene vosasedo veriasire etabovenias ngo hagurukanye imbaraga nyinshi iri wazo pene vosasedo veria iri kuvuga ngo ntawe uzayikoma mu ngokora nini ya vasansedo kenevarias izwa n'abantu bamenyeye ibi bintu by'Imana Imana irababaye ifite agahinda mureke kumenyera ibi bintu by'Imana abantu barabimenyereye cyane baragenda barapapira bagira gute babesha abantu b'Imana ariko Imana iravuze ngo dore ingiyi ngoni irashibutse kandi ishibukiye abanze kugira ute abanze kumva Imana irimo irakubura irongeye iragarutse irakubuye ihereye mu bakomeye dope estaya bonesire Imana iraje irongeye irakubuye iravuze ngo irakubuye tope estaya bone nari kumbwira ngo nimbabwira ngo ibanga ry'icyaha rigiye kumeneka mu bapasiteri ibanga ry'icyaha rigiye kumeneka mu banyamasengesho bishushanyije ibanga ry'icyaha rigiye kumeneka reka mbabwire ngo topenevo ari kuvuga ngo araje kandi aje kubonana namwe Yesu ageze muri Amerika arahatinze cyane Yesu ageze muri Uganda zope estaya bonesire ngo aje gukina n'abantu bayikinishije Yesu azanye umukubuzo muri Uganda kandi ari kumbwira ngo arahatinze revo saibone topenevo saibe Imana iri kuvuga ngo wihesheje amahoro Imana irakureka hari kirakubwiye ngo kora ibyo ushaka kuko ni mu gihe cyawe Imana iri kuvuga ngo kina iguhaye uburenganzira bwo gukina kuko nayo irajije gukina tope estaya bonesire iravuze ngo niza gukina nta hantu uzayicikira izabonana nawe ari ndaza vuba niko Uwiteka ari kuvugana nawe ari kukubwira ngo araza vuba bwa mbere byaraje ntiwamubona bya kabiri biraza ntiwamubona ariko arakubwiye ngo none haraje kandi iri kuvuga ngo ije gukora igitangaza gikomeye ku bantu banza kumvira Imana revo saibone bantu mugiye kuyibonesha amaso yanyu bantu mugiye kuyumvisha amatwi bantu mugiye kuyibona mwongeye kuyibona bundi bushasha Imana ikugirire neza wowe unyumvishe wa mugabo wowe unyumvise wa mukobwa we wa musore we umwana mutoya reka mbabwire ngo Yesu mfite agahinda reka ngubwire ngo ubwo udashushe ukaba utanabize uhagaze heha abantu bitwaje iby'Imana arikije guhera mu nzu y'Imana revo saibone iri kumbwira ngo ibyambara mwarabibonye na kabiri murabibona ndetse n'ibyerewazo pesta ya bonesire iravuze ngo mbese noneho ko yongeye kugaruka muhungiye heshe nevo sasedoveria bantu benshi bararambiwe bantu benshi basubiye inyuma bantu benshi batesheje iby'Imana agaciro ariko reka ngubwire ngo Yesu harongera agarutse nanone kugusuzuma ageze mu rugo rwawe bantu benshi bihesheje amahoro ariko reka mbabwire ngo nta mahoro y'umunyabyaha nta mahoro y'umuntu uhagaze estaya bone bajwe topenevo saibonesire wowe umaze iminsi 3 utaye urugo waragiye Imana iri kubabazwa nawe iri kukubwira ngo urwo rugo wagiyemo gucura undi mugore ntabwo muzamarana iminsi nawe arakwirukanye usubiye nk'igisambo kandi ugarutse mu rugo rwawe umugore wawe bibaye ibibazo
reka ngubwire ngo garuka hakiri kare kubera ko iminsi ari mibi, iminsi igoye umugenzi. Imana ikugire neza cyane. Nawe abanza umugore wawe ngo ntabwo abyaye, reka ngubwire ngo Yesu hanze mu bihugu bitandukanye abantu barimo barinezeza, barimo barasambana, abantu baretse umurimo Imana yabohereje hanze, ndetse irababwira ngo nimugende muzakora umurimo, ariko siko byagenze. Mwaragiye murinezeza, Imana irabareka. Ariko reka mbabwire ngo Imana etopenevoniyanse iraje kandi ije gukora igitangaza. Reka mbabwire ngo elevosire mu gihugu cyo muri Amerika habonetse uburwayi bukomeye, kuko nagiye kubona mbona abantu benshi bari kwambara masike. Tope estaya bon irababwiye ngo etopenevosanse doveriasire buri muntu wese niyongera afate no elewa zope nimwongere mwakira ndi mahirwe Jezi tope estaya bon kugira ngo mufate. Reka ngusuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana se n'imigisha ituruka ku Uwiteka Imana. Nshuti muvandimwe ukunda ijambo ry'Imana kandi wakurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Neza y'Imana ibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose. Hafi na kure rero mu bice uherereyemo bitandukanye by'isi, kambwe ngo abari muri Amerika ndabasuhuje, abari muri Aziya, Uburayi ndetse na Afurika dutuyemo. Mwese turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Dushimye Imana ko iduhaye n'uyu munsi rero kugira ngo tuhimbarizemo Imana, tuvuge imirimo y'Imana, tuvuge gukomera kw'Imana. Ntabwo twakwenyeganyiza yuko hari benshi baba batabishoboye kandi babyifuzaga, benshi bari kwa muganga bakongerera umwuka, bifuza kumera nk'uko nguko tumeze, nk'uko nguko umeze, ariko ntibabibone. Nshatse kuvuga ngo ubuzima ubayemo bwose wibuke gushima Imana, kuko Imana niyo igena byose. Ko yakugeneye ibyo ngibyo, Imana icyubahiro, buri twimvire n'ijambo ry'Imana, twimvire n'icyo Imana dushakaho. Ndi kumwe na Christine, mushaka mutamwibuka ko amaze ikintu cyane tutamubona twaramubuze, ariko kandi dushimye Imana ko imushoboje mu gihe kinini cyane akaba yongeye kumugarura ku Musaraba TV. Katumwikaze Christine. Karame. Uraho? Muraho neza. Makuru. Ni meza. Meze neza? Meze neza, ndashima Imana. Kutuje cyane zane. Ndatuje, maze iminsi ndwaye rukumva, ariko ndabona Imana ikindinze. Yongeye kubyemera ko ngaruka kuri kamera. Imana ishimwe ku Musaraba TV. Yego, twari tugukumbuye Christine. Nanjye nari mbakumbuye, ariko nagarutse. Hari abundi abantu ari mu rugo sinyishyira akanya ko kwivuga, ariko bitewe n'iminsi umaze utaboneka, abantu batakuzi babonetse bashyashya, kuko umuryango w'Umusaraba TV ugira abana benshi. Ugira abana benshi kandi ugira abanyamuryango benshi, kandi n'uyu munsi hari abanyamuryango bari kwinjira. Yego. Ariko tubwira n'abantu bose ari abadukunda mu ibanga, abadukunda bakavuga ati ndi dekaraye ndi umwana mu rugo, ndi umunyamuryango. Yego. Twuha kandi ibyo twifuza natwe. Ibwira abanyamuryango winjiyemo. Hanyuma ni ibisanzwe, nitwa Zanenga Christine. Imana ibaho umugisha, ndi umwana mu rugo. Yego. Yego. Tuvuge ko warigize ikirara. Oya, ahubwo nuko nari maze iminsi ndwaye birumvikana, ariko ndashimira Imana yongeye kubana nanjye. Ndashimira Imana yambereye muganga mu burwayi bwose naciyemo, ikemera ikabana nanjye, ikaba yongeye kumpa imbaraga zo kongera guhamya Kristo. Yego. Imana ishimwe ko yakukijije, ariko kandi ubutaha mw'abantu bagize umuryango w'Umusaraba TV imwe, n'undi wese uzagira ikibazo ajya atubwira nyabona. Yego. Tunamusengere. Ni icyo Imana idushoboje kindi, tube twamugurira n'iyo miti bigende neza. Siko bimeze. Ariko kandi Imana ishimwe ko yakurinze, Imana ishimwe ko yakwimanye, igatanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwawe. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, ndayishimiye. Nyihaye icyubahiro, Imana ishimwe. Yego. Ahandi wari umeze gute, ubugingo bumeze bute?
ubugingo bumeze neza, ntabwo twacogeye nubwo turi mu bihe navuga ngo ntiguma mu rugo hari sinzi, ariko uko biri kose ubugingo buracari buzima. Yego. Kukivuza ngo muri mu bihe bimeze nkaguma mu rugo ushingiye kuki? Impamvu urabizi haje ibihe byo gufunga amadini n'amatorero. Abenshi rero aha niho Imana yaje gusuzumira abantu ngo barebe. Yego. Ubwo abenshi harimo nawe mwahise mwigumira mu rugo? Oya, njye ntabwo nagumye mu rugo, nakomeje gukora umurimo w'Imana, kandi urabizi niba ndi umuvugabutumwa ntabwo nguriye kwicara uretse iki kibazo cy'uburwayi cyabonetse, naho ubundi rwose umurimo w'Imana uracakomeje. Ariko se Zaninka Christina, uravuze ati habayeho ibintu byo gufunga isengero, abantu benshi bataguma mu rugo, atari ko Imana ari gusuzuma abantu. Iyo urebye ukazamura amaso wenda ukajya mu mwuka cyangwa se no mu mubiri, ubona ibintu bitari ngombwa? So ibi bintu byari ngombwa kuko abantu benshi bari bamaze kwitwaza ibintu byo gusenga, hakabamo abatubuzi, hakabamo abantu bapapira. Imana iza kudusuzumira ahantu, hanyuma rero abantu babirimo neza nibwo bagiye kugaragara. Yego. Abantu benshi harimo abatubuzi. None se twakwibaza abantu bafungiye insengero bose, ubwo tuvuze ngo abatubuzi, ubwo butubuzi tuzatubushyira ku bashumba bayoboye ayo madini n'amatorero. Ese bose bari abatubuzi, bose babaye abanyabyaha, cyangwa hari ababigendeyemo? Oya, hari ababigendeyemo. Urugero, ejo bundi hari umuntu wampamagaye arambwira ngo hamagaye umuntu ngo amusengere, kandi uwo muntu yari bishop, ni umuntu uyoboye idini. Aramubwira ngo mbere yo kugira ngo usengere ohereza 10,000. Byarambabaje cyane, hahandi umwuka w'Imana utangiye kugurishwa amafaranga. Ni ikintu kibabaje, ni ibintu bibabaje kandi biteye n'agahinda. Ariko reka mvuge ngo abantu muri iyi minsi barimo barasuzumwa, bari ku ntara. Muri ku Kagezi? Yes. Hari abari kuje baguza amazi no bakoresha umuntu? Oya, niko bimeze. N'imino. Uko niko kuri. Yego. Ubwo nyuma yo kuva ku Kagezi tugiye kumenya umukozi w'Imana nyamukozi w'Imana. Niho Imana igiye kugaragariza abakozi nyabakozi. Yego. Ariko aho kantu k'amafaranga namwe bahanuzi, ngo namwe ngo umuntu ngo babwe mu musenye ngo mufata mu musaba amafaranga kandi mwaraherewe ubuntu. Oya, ibyo bintu mu bisoma he? Rwose uko ni abantu benshi ibyo bintu bajya babyitwaza, ariko ndera imbere y'Imana rwose ni ukuri, ndi imbere ya kamera irabizi, nta nubwo icyo kintu nta nubwo nzagikora. Tubwire abantu ko tubonye umuhanuzi utaka ibiguzi? Oya, nge rwose barabizi, ni ukuri barabizi cyane, nta muntu mbibwira. Kuki utayaka se wowe? Oya, n'umuntu wese uje gusenga mu rugo, hari ukuntu bajya baza gusenga, noneho bagera mu rugo wenda umuntu yafashwe cyane atakira amazi, nge nkumva urubanza nkavuga ati eske niba umuntu aje gusenga hanyuma wenda kumva arafashijwe kubera ko avanye amafaranga mu mufuka ngo akira amazi, oya nagenda bitekerezeho neza abishire muri bije wenda azagaruke. Ariko apana kuvuga ngo akira amafaranga nawe ubwawe nta byo kujya ufite mu rugo, ariko akira. Hari ijambo nasomye burivuga ngo nta muntu ujya kwabamenya nta kintu afite, ukirageza kujya kwabamenya imbokoboko. Ashobora gusanga yarisomeye Bibiliya Zaninka agashaka kubahiza itegeko ry'Imana riri muri Bibiliya, nawe ntumujajinga. So nabyo birashoboka, ariko wibuke ko hari umuntu ushobora kuza wenda afite 1,000 araje aje gusenga, wenda kumva ari mu mwuka wo gufashwa. No mu rusengero bijya bibaho, umuntu akagenda agafashwa cyane kandi nta kintu afite mu rugo, agafata wenda 2,000 afite, akagenda akagira akabyitanga, kandi yagira mu rugo akagira akaburara. Ubwo nubuswa abagize mu gufashwa bahura nako babona bagiremo n'ubwenge n'amakenga cyane rwose. Akajambo nabonye ngo murabona ariko si mwese. Ese iyo urebye muri no minsi bafunze isengero, ese ubukristo ukubona buhagaze gute muri no minsi? Urabona abikiri nka mbere, urabona iby'Imana yashakaga biri kugerwaho, Imana ashaka abantu bakizwa bakagarukira Imana, bakibuka guhamagarwa kwabo, bakibuka aho bavuye bakagera naho bageze, bakibuka neza y'Imana mu buzima bwabo, bakibuka ko bahamagawe. Iyo murebye muri kano gahe gatoya kugeza uyu munsi bafunze insengero zimwe na zimwe, ntabwo ari zose, bafunze zitujuje ibisabwa, sibyo? Muri kubona icy'Imana igambiriye ku bantu, kuko iyo muvuze muratubwira ngo ntabwo ari leta ifunze insengero, ahubwo ni Imana ikoreye muri leta. Kubera yuko abantu bananiye Imana,
abantu bagomeye Imana, abantu banze kumva. Iyo murebye uyu munsi mugasenga n'Imana ibabwira noneho ko bari kumva ko bagiye gufungura insengero cyangwa ntago baracimvura cyane, baracyashinze amajosi. Nepo ibyo bintu ntago nabivugaho cyane cyangwa wenda ngo mbikomenteho cyane, ariko reka ngubwire ngo iki cyari igihe cyo guhagarika na abantu benshi bahagaze ku minzani. Abantu benshi bahagaze ku minzani, Imana irimo irabasuzuma kugira ngo igire ute ibitegereze neza. Birashoboka ko Imana yakoreye muri leta kugira ngo isuzume abantu, isuzume abapasiteri, isuzume abakristo, buri muntu mu mwanya wiwe kugira ngo igire ute imusuzume. Hanyuma rero muri iri suzumwa duhagazemo, Imana niyo yifite urufunguzo. Yego. Yego. Yesu ni ufite urufunguzo rw'ibizaba. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ariko kandi abasenga nimukomeze musenge. Turabizi yuko Imana icyo ishaka nuko abantu bihana, Imana icyo ishaka nuko abantu bava mu byaha. Ikindi kandi ukunguku bafunze insengero, abantu benshi babigize urwitwazo, noneho aho kugira ngo bakomeze urugendo ahubwo basubiza amaso inyuma. Yego. Muri make aho kugira ngo tuvuge ngo Imana nicyo dushakaho. Hari umuntu ashobora twaganeza n'inka, arambwira ngo Imana ifite agahinda, ifunze insengero kugira ngo abantu bihane, abantu bongere basenge. Ngo ariko ngo kugira ngo bihane basenge, ngo bari kuri bakora inama bavuga ngo tubona sound proof gute, turubaka urusengero gute, turubaka amapave gute, kandi ngo bakegereye Imana, Imana yayo bahakanya ko gusenga. Aho ngo gusenga n'ubundi baracyakomeje bibaza kuri ibyo ngibyo, birimo gushaka gukora, bamwe bagiye no kugwa mu manyanga, bari gushaka gukora ibyo ngibyo, bashaka kurwana Imana. Ibyo bintu bibona gute, uhamanya nawe ubibona gute? Nge ndahamanya nawe, ndahamanya nawe. Abantu benshi aho kugira ngo bahagarare ku kuri, bahagaze ku kinyoma. Yego. Aho kugira ngo bahagarare ku kuri, bahagaze ku kinyoma, kandi ibyo si by'umwami agize ute ashaka. Kandi reka nongere nkubwire ngo nubwo bimeze gutyo, hari insengero nyinshi zibigendeyemo kandi zifunzwe. Kandi Imana inabyemera. Kandi Imana ikabyemera. Yego. Ni muri rya suzumwa nyine Uwiteka Imana ari kugenda suzuma, niba kwitegereje agasanga ibiro bya bidashitse azakujugunya. Muri make ubwo hari n'izindi zishobora kuzafungwa. Zizafungwa nyinshi cyane. Yego. Urakoze cyane. Reka twinjire mu gice cyacu cya kabiri, tugusabe usenga Imana noneho Christina, ubundi utugezeho ubutumwa Imana ashyize ku mutima wawe, hano uri kumwuka gutegetse. Mana Data wa twese uri mu ijuru, uri mwiza kandi ubere mwiza bagushaka. Bagutegereje bakakubona Yesu. Uhimbazwe muvyeyi mwiza, uri isoko y'amazi menshi, kandi umuntu wanyweye kuri iyo soko inyota irashira. Mu izina rya Yesu Kristo, muri uyu mwanya ngwino dushigikire, ubane natwe, wongere uturengere muri byose. Abantu bawe bararangaye, abantu bawe bongeye kugera mu gihe c'ubuhenebere, abantu bawe barasinziriye, ariko ni wowe wakongera kuza ukababyutsa. Tope estaya bonesire, mu izina rya Yesu. Icyo twanze n'agasuzuguro k'abadayimoni, mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye umwuka w'Imana kugira ngo agende ku bantu bawe, wongere ubagirire neza, niwongere ububake, bavane mu kujagarara bafite, mu izina rya Yesu Kristo. Data wa twese uri mu ijuru, ongera Data wa twese, ongera ugaruke ku bantu bawe, wongere ubimane, izina ryawe nirishimwe. Haleluya. Muri uyu mwanya dushigikire kandi ubane natwe, twambitse imbaraga, twe natwe twabona twavugira imbere y'abantu, ariko wowe ngwino ubane natwe, udushigikire muri uyu mwanya, izina ryawe nirishimwe. Oh haleluya. Tope estaya bonesanse, mu izina rya Yesu turakwinginze cyane kugira ngo wongere ufate abantu bawe kandi ubakomeze, izina ryawe nirishimwe. Urakoze gumana natwe kandi ubane natwe muri uyu mwanya, uko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma reka twongere tubabwire ngo
amahoro y'Imana abane namwe. Haleluya. Ku bantu rero bataduherukaga dushimiye Imana yabaye mu ruhande rwacu, hari benshi bavuye mu mubiri ariko Imana iraturinda, suko twabarushaga ubwiza n'icubahiro, ahubwo nuko Imana yongeye kutugirira ibambe. Murabizi hari abantu benshi bafite amafaranga, bafite ubutunzi, abafite amazu meza, abo baratambutse ariko wowe urasigara, ntaco wabarushaga, nta nubwo wabarushaga ubwiza cyangwa se kuyikorera neza, ahubwo nuko Imana yakugarutseho. Kandi burya ndimo ndabwira abantu ngo ikintu cari cyo cyose ndimo ndabona kirimo kiragenda kinyigisha, cyamba nawe kikaba kiri kugenda kigira ute kikwigwisha, ukaba uri guhagara mu mwanya wawe neza. Imana ishimwe cyane. Hanyuma tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Reka dusabe Nepo adufashe gusoma ijambo ry'Imana. Uraturebera mu byahishuwe. Ntabwo naje nagambiriye kwigisha ahantu, ariko ngeze hano ibintu bigize ute birahindutse. Imana ishimwe. Hanyuma reka turebere mu byahishuwe 21:11. Byahishuwe ugeze kuri 21 nanone. 21 duhere ku murongo w'10. Yego. Ni 22. 22. Urahera kuri 11. 22 umurongo wa 11. Ugeze kuri 21 yego. Ukiranirwa agumya kiranirwe. Ukiranirwa ngo nagumya kiranirwe. Wanduye mu mutima yandure. Mu mutima ngo nagumya girute yandure. Umukiranutsi agumya kiranuke. Ngo n'umukiranutsi agumya hagarare kukuri kwe, agumya kiranuke. Wera agume yezwe. Ngo nuwera agumye yezwe. Dore ndaza vanzanye ingororano. Dore ndaza vuba. Tope estaya bone ndaza vuba. Nzanye ingororano. Kugira ngo elewa zo pe estaya bone. Dore ndaza vuba. Niko Uwiteka ari kuvugana nawe, ari kukubwira ngo araza vuba. Byambere byaraje ntiwamubona, bya kabiri biraza ntiwamubona, ariko arakubwiye ngo none haraje kandi aje vuba. Dore ndaza nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese. Dore ngo kugira ngo agororere buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo wakoze. Mama araza kugororera ibikwiranye n'ibyo wakoze. Wa mugabo waraje kugororera ibikwiranye n'ibyo wakoze. Nawe wa mukobwa mu mwanya uhagazemo, Imana iraze. Tope estaya bone sanse. Ele wazo pe estance. Imana iri kukubwira ngo iraje kandi ije guhemba, ije kuguhemba. Wakoze neza izamuhemba, n'uwakoze nabi izamuhemba. Ije kuguhembera imirimo wagize ute wakoze. Niba warakoze neza, mama izaguhemba. Niba warakoze nabi, nabwo izagira ute izaguhemba. Izaguhembera higusanze. Tope estance. Imana ishimwe. Ndi Alpha na Omega. Wani Alpha na Omega. Uwa mbere n'uwanyuma. Uwa mbere n'uwanyuma. Itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera amakanzu yabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo. Reka ngubwiye ngo uracafite amahirwe yo kwegera iki giti. Ele wazo pe estance. Reka nongera ngubwira ngo muri iri suzumwa uhagazemo, wa mugabo we muri iri suzumwa, reka Yesu yongera kwegere. Wegere Yesu akugirire neza. Vaho ngaho uri, aho uhagaze, aho ngaho urimo winezeza wishimisha, Imana iri kukubwira ngo ngera umwegere, yongera kurane nawe iby'imbaraga. Yego. Imana ishimwe. Kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Yego. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi. Biteye agahinda ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi ndetse n'abasambanyi. N'abicanyi. Ngo ndetse n'abicanyi. N'abasenga ibishushanyo. Ngo n'abasenga ibishushanyo. N'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. N'umuntu wese ukunda kugira ute kubeshya ndetse akabikora. Yego. Dukomeze. Yego. Njyewe Yesu. Ngo njyewe Yesu. Ntumye marayika wanjye guhamiriza yongeye kugutumaho. Ari kuguhamiriza akubwira ngo ibihasi bya bindi, iminsi si ya yindi. Warinejeje bishoboka, warasambanye bishoboka, waribye bishoboka. Imana ikugirire neza, ariko Imana irakubwiye ngo ibihe si bya bindi. Tope estance. Revo saibone tope esta ya bone sire mando ya sika.
here was open estance. Imana ikugirire neza cyane. Icyamba ukaba wongeye kwisubiraho, cyamba ukaba wongeye kwisuzuma, cyamba ukaba wongeye kwitekerezaho. Imana iri kukubwira ngo ibihe si bya bindi, turi mu gihe cyisubiramo. Yewe wa mugabo we, Imana iri kukubwira ngo wasomye Bibiliya kenshi ndetse uyisubiramo kenshi, ugasubira muri bya bindi wasomye. Reka ngubwire ngo ibihe si bya bindi, iminsi si ya yindi. Irakubwiye ngo iraje, ije guhemba no guhana. Imana ikugirire neza cyane. Ninjye gishyitsi cya Dawidi, ngo ninjye gishyitsi cya Dawidi n'umwuzukuru we, ngo n'umwuzukuru we, kandi ninjye nyenyeri, ngo kandi ninjye nyenyeri yaka mu ruturuturu, yaka mu ruturuturu. umwuka n'umugeni barahamagara bati ngwino, umugeni barongeye baraguhamagaye ngo ngwino, bari kukubwira ngo ngwino. kandi uwumva nahamagara ati ngwino, ngo niyongera ahamagara henda umwuka wera ati ngwino, avuge ngo ngwino. kandi ufite inyota naze, kandi ufite inyota. Yesu ari guhamagara, ari kukubwira ngo ufite inyota naze, ushaka ajyana amazi y'ubugingo ku ntabwo buntu. none reka ngubwire, noneho ibintu bisubiyemo. Iri kukubwira ngo noneho ubishaka, ntabwo iri kuguhendahenda, nta nubwo iri kukwinginga. Iri kukubwira ngo niba ubishaka noneho ngwino ujyana amazi ku buntu. uwumva wese amagambo y'ubuhanuzi, arakubwiye ngo wumva wese amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo ndamuhamiriza nti, araguhamiriza ati nihagira umuntu uzongera kuri iyo, Imana izamwongera ibyago byanditswe muri iki gitabo, kandi ntihagira umuntu ukura ku magambo y'ubuhanuzi muri iki gitabo. Yego. Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo, wa cya giti cy'ubugingo, no kuwa rwa rurembo rwera, rwanditswe muri iki gitabo. Uhanye ibyo aravuga ati, arakubwiye ati, ndaza vuba. Amena. Ngwino mwami Yesu. Ubuntu bw'umwami Yesu bubaye nawe mwese. Ubuntu bw'umwami Yesu bugira ute? Bubane natwe, bubane nawe. Imana ikugire neza cyane. Haleluya. Yesu ari kukubwira ngo rero ongera uze, ongera ugaruke, kubera ko yakubwiye ngo ntabwo agihendahenda, ahubwo arakubwiye ngo niba ubishaka, ni inyungu yawe kumushaka, ntabwo agihendahenda. Icazi neza nuko azahemba kandi akagira ute, akanahana. Imana tugire neza cyane. Turacyari muri ico gitabo cy'ibyahishuwe. Mumvugire ngo amena cyane. Haleluya. Here was open estaya bonesase. Reka nkubwira ngo ingoni irashibutse, kandi shibukiye abanza kugira ute, abanza kumva. Abantu bashize ibiti mu matwi, abantu bizibye amatwi. Reka nkubwira ngo ingoni y'Imana igeze ute, iraje. Imana iragukubise, wa munyamagambo we, wa mubeshi we. Ngiye ingoni irongeye iraje, ihereye mu bayobozi. Topestaya bonesase. Imana ikugirira neza, ingoni y'Imana iraje iragukubise. Imana iraje, kandi ingoni y'Imana irashibutse. Imana ikugirira neza cyane. Imana iri kurizwa n'abantu bamenya ibi bintu by'Imana. Imana irababaye, ifite agahinda. Mureke kumenyera ibi bintu by'Imana. Abantu barabimenyereye cyane, baragenda barapapira, bagira gute, babesha abantu b'Imana. Ariko Imana iravuze ngo dore ingiyi ingoni irashibutse, kandi ishibukiye abanze kugira ute, abanze kumva. Imana irimo irakubura, irongeye iragarutse irakubuye, ihereye mu bakomeye. Dope estaya bonesire. Imana iraje, irongeye irakubuye, iravuze ngo irakubuye. Tope estaya bonesase. Imana ikugirira neza cyane. Reka ngubwire ngo Imana irababaye. Imana irababaye, iri kukubwira ngo ntabwo ikikwinginga, ahubwo wowe niba ubishaka ngwino, amazi arahari ku buntu, ari kuguhendahenda,
ariko kubwira ngo ngwino ngwino ngwino, ariko wongere wirinde kuko ingoni iracyashibutse. Turacari mu gitabo cy'ibyahishuwe. Yesu akugiriye neza cyane. Tope Estayabone n'ubundi yongera asome mu byahishuwe 3 ahere kuri 14 ndetse ageze kuri 22. Imana itugiriye neza. Ibyahishuwe 3:14 yego kugera kuri urwandiko rwandikiwe abirodokiya. Yego. Wandikire marayika w'itorero. Wandikire marayika w'itorero. Birodokiya. Wirodokiya. Utuwita amena. Uwita amina. Umugabo wo guhamya. Umugabo wo guhamya. Kandi ukiranuka ukuri. Kandi ukiranuka ukuri. Inkomoko y'Imana yaremye. Aravuga aya magambo ati. Ine wazo penevo sayibone. Aravuga aya magambo ati. Nzi imirimo yawe. Asi imirimo yawe. Yuko udakonje kandi ntubire. Yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa iyaba wari ukonje cyangwa ntubire. Imana ikugire neza cyane. Ariko kubwira ngo niba udakonje kandi ntubire uhagaze hehe? Reba umwanya uhagazemo. Tope Estance Tayibone. Imana irababaye, Imana ifite agahinda. Reka ngubwire ngo ubwo udashushe ukaba utanabize uhagaze heha. Abantu bitwaje iby'Imana arikije guhera mu nzu y'Imana. Nevo Sayibone iri kumbwira ngo ibyambara mwarabibonye, na kabiri murabibona, ndetse n'ibyehe wazo Estayabone sire. Iravuze ngo mbese noneho ko yongeye kugaruka muhungiye heshe. Imana ibagirire neza cyane. Imana igufashe, Imana ikwambika imbaraga, ikinyama mu nzu y'Imana cyamaze kugera hera. Abantu biyambuye ukuri, biyambika ibinyoma, ariko reka mbabwira ngo ukuri ukuri guca kuri esikariye, ikinyoma kigaca kuri esanzeri. Ikinyoma kigenda ciruka kikumvikana, ukuri kukanyura kuri esikariye ntabwo kujya kumvikana. Ariko Yesu yahageze asiga ibintu byose bisobanutse. Yesu akugire neza cyane. Yesu agushiza ku kagezi, niho yongeye kugusuzumira, yongeye kugusuzuma ari kukubwira ngo mbese uhagaze utakuri uyu mugezi. Yesu akugire neza cyane. Yego. Nuko rero kukuri akazuyaze. Ngo kukuri akazuyaze. Udakonje ntubire. Udakonje kandi ntubire. Giye kukuruka. Giye kukuruka. Kukuvuga uti ndi umukire. Kukuvuga uti ndi umukire. Ndatunze kandi ndatunganiwe. Ntacyo nkennye. Ntacyo ngenye. Utazi yuko uri umutindi. Utazi yuko uri umutindi. Wo kubabarirwa. Kandi uri umukene w'impumyi. Ndetse wambaye ubusa. Uri umukene, uri umutindi nyakuza kandi wambaye ubusa. Imana iri kukubwira ngo ibyo byose ni ubusa. Hari iri kukubwira ngo ngera uhereze Yesu agaciro kuko wamutesheje agaciro. Yesu ari kukubwira ngo igihe niki cyo kongera kwezwa, kandi burya niba waramutesheje agaciro arakujugunye. Turi mu gihe cy'isuzumwa. Estayabone sire Gustinevo Topenevo Sasedoveria. Bantu benshi bararambiwe, bantu benshi basubiye inyuma, bantu benshi batesheje iby'Imana agaciro. Ariko reka ngubwire ngo Yesu harongera agarutse nanone kugusuzuma, ageze mu rugo rwawe. Bantu benshi bihesheje amahoro, ariko reka mbabwire ngo nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'umuntu uhagaze Estayabone sire mu byaha. Muhagarare kukuri, mwirinde ibinyoma. Imana ikugirire neza. Wa mugabo w'Imana igufashe, nawe wa mubyeyi wa mukobwa we, nawe wa musore we. Yesu yarababonye, arabitegereza cyane, asanga muri akazuyazi. Ari kubabwira ngo nimureke kuba akazuyazi, ahubwo nimuhagarare mu mwanya by'ukuri kuko Yesu araje. Yego. Yesu araje. Kandi ari kumbwira ngo nimbabwira ngo ibanga ry'icyaha rigiye kumeneka. Mu bapasiteri ibanga ry'icyaha rigiye kumeneka. Mu banyamasengesho bishushanyije ibanga ry'icyaha rigiye kumeneka. Reka mbabwire ngo Topenevo iyo urifashe nabi rikagucika rikameneka, ntabwo wongera kurigarura, ahubwo riba ribaye Estaya, riba ritaye agaciro. Imana ikugirire neza cyane.
18. yego dore ndakugira inama ariko kubwira ngo arakugira inama ungureho izahabu yatunganijwe mu mukureho ruganda iyo zahabu yatunganyirijwe mu ruganda ubone uko uba umutunzi ubona ko uba umutunzi kandi ungureho n'imyenda yera kandi umukureho iyo myenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso kandi umukureho uwo muti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke abo nkunda bose ndabacyaha arakubwiye ngo uwakunda wese aramucaha nk'abahana ibihano ngo akabahana ibihano nuko rero gira umwete wihane nuko rero Estaya bo gira umwete ongera umwete wongere usenge wongere wihane wongere wisubiremo yego dore mpagaze ku rugi ndakomanga arakubwiye ngo ahagaze ku rugi arakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjiriwe dusangire unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye ufite ugutwi niyumva iby'umwuka bwira iki amatorero Imana ikugirire neza cyane Imana ikugirire neza Yesu yaciye muri iyo mibabaro Yesu yarababajwe aremera arihangana ntabwo yigeze ahakana ngo avuge ngo kubera ko mbabajwe kubera ko nemeye kujya ku musaraba bakantera imisumari bagatera imisumari mu maguru ndetse no mu biganza ahari sinongera tope Estance yarakomeje arababara arakomeza aranamba ku Mana arakomeza namba kuri data wa twese ariko wowe wahuye na byinshi ucika intege usubira inyuma urongera uravuga ngo ntabwo ugomba kuyikurikira ariko Yesu ari kukubwira ngo oya garukira aho ugeze kubera ko Imana ibabaye ibabajwe n'ibyo wakoze ibabajwe topenevo sayibone sire wowe umaze iminsi 3 utaye urugo waragiye Imana iri kubabazwa nawe iri kukubwira ngo urwo rugo wagiyemo gucura undi mugore ntabwo muzamarana iminsi nawe arakwirukanye usubiranga igisambo kandi ugarutse mu rugo rwawe umugore wawe bibaye ibibazo reka ngo ubwire ngo garuka hakiri kare kubera ko iminsi ari mibi iminsi igoye umugenzi Imana ikugire neza cyane nawe banze umugore wawe ngo ntabwo abyaye reka ngo ubwire ngo Yesu niwe ubasha gutanga urubyaro hari igihe Imana iguhagarika ku munzani ngo igusuzume warangiza ukananirwa umunzani Imana igushizeho warangiza ukiyobora iyo wiyoboye Imana iraza igakora icyo kukwemeza Imana ikugire neza cyane tope Estance tayibone sire Gustine Vosaibone etabo veriance Imana iri kumbwira ngo ninkubwire ngo tope Estance de veriasire Gustine vo nimwongere murambarare wongere urambarare wongere ubwira Imana ngo Mana nari natorotse none wambonye wongere usaba Imana imbabazi wongere uyinginge wongere uyihendahende hari abantu Imana integetse ko dusengera tope Estaya bone bantu babuze amahoro mu ngo zabo Imana irambwiye ngo tubasengere zope Estaya bone aba tugiye kubasengera kongera tubingingira Imana kongera tubahendahendera Imana kuko Imana ibishatse elewa zope Estance tayibone sire Gustine Vosanse Imana iri kuvuga ngo ije gukora igitangaza gikomeye ku bantu banza kumvira Imana Levo Saibon bantu mugiye kuyibonesha amaso yanyu bantu mugiye kuyumvisha amatwi bantu mugiye kuyibona mwongeye kuyibona bundi bushasha Imana ikugirire neza wowe unyumvishe wa mugabo wowe unyumvise wa mukobwa we wa musore we umwana mutoya reka mbabwire ngo Yesu yongeye kugaruka kandi buri muntu wese arayibonye niba ibya mbere mutarabibonye igariye ibya kabiri ndetse igarura n'ibya gatatu kugira ngo mwongere mubibone Imana ikugire neza cyane birashoboka kunyumvise wowe wumvisha aya magambo wari warashubiye inyuma wari wararetse umurimo w'Imana hanze mu bihugu bitandukanye abantu barimo barinezeza barimo barasambana
abantu baretse umurimo Imana yabohereje hanze ndetse irababwira ngo nimugende muzakora umurimo ariko siko byagenze mwaragiye murinezeza Imana irabareka ariko reka mbabwire ngo Imana etopenevoniyanse iraje kandi ije gukora igitangaza reka mbabwire ngo elevosire mu gihugu cyo muri Amerika habonetse uburwayi bukomeye kuko nagiye kubona mbona abantu benshi bari kwambara masike tope esitaya bonesire elewazo penevo ku burwayi bwari buje ariko ku muntu wayibayeho by'ukuri Imana ishize uburinzi kuri we Yesu abagirire neza abantu bagiye kongera kuyishaka nta mwanya itabafitiye umwanya reka mbabwire ngo Yesu tope esitaya bonesanse ari kuvuga ngo araje kandi aje kubonana namwe Yesu ageze muri Amerika arahatinze cyane Yesu ageze muri Uganda zope esitaya bonesire ngo aje gukina n'abantu bayikinishije Yesu azanye umukubuzo muri Uganda kandi ari kumbwira ngo arahatinze revo sayibone tope nevo sayibone elewazo penevoniyanse iri kumbwira ngo mbese ni igiki mwashinja Uwiteka irambwiye ngo nimbabwire ngo ni igiki itakoze kugira ngo mwisubireho tope esitaya bonesire niki ntavuze ngo ubone amahoro niki ntavuze ngo wisubireho none nukuri wumvishe ibyo wabwiwe none ubu nzakora iki ntakoze Revo sanse doveria sire gustinevo topenevo sanse doveria sire gustinevo heriwazo penevo sanse doveria sire gustinevo Haleluya. Ibuka igihe wavuze uti mwami nungiza nza gukorera nunyobora aho ushaka nzabyumva none nukuri ubonye amahoro wikorera ibyo ushaka ni mu gihe ibyo wabagushaka urabirangije Imana iri kuvuga ngo wihesheje amahoro Imana irakureka hari kirakubwiye ngo kora ibyo ushaka kuko ni mu gihe cyawe Imana iri kuvuga ngo kina iguhaye uburenganzira bwo gukina kuko nayo irajije gukina tope esitaya bonesire iravuze ngo niza gukina nta hantu uzayicikira izabonana nawe wowe wumvisha amagambo ongera wisubireho ubwire Yesu yongera kugarukeho Imana ikugire neza turasoje ariko aho waba uri hose mu bihugu bitandukanye reka ngubwire ngo Imana irababaye Imana iri kurira Imana ifite agahinda isubireho emerera Imana dusengane Yego. aho waba urutsinzwe n'urubanza Yego. wakongera ukinginga Imana wakongera ukayihendahenda wakongera ukayibwira Imana irababaye reka ngubwire ngo Imana irababaye zopenevo sayibone topenevo sanse doveria sire reka ngubwire ngo injereri zicuze mu matwi y'abantu benshi injereri zicuze mu matwi y'abantu benshi ibyo mutumvishe bamwe murabyumvise zope esitaya bonesire mando ya sika revo sanse doveria sire zope nevo sayibone tayibone sanse gustinevo sayibone nimureke guceza abami babiri buri muntu wese ahitemo umwami akwiriye gukorera revo sayibone buri muntu wese ahitemo umwami akwiriye guhamya umuntu wese ahamye helewazo penevo sanse doveria sire gustinevo sanse doveria do penevo sanse do kenevo niyanse Imana ije gushira ingozi z'ibibi ku karubanda revo sayibone sire
urabikora Imana ikakureka ukibwira ko muhwanye, ukibwira ko Imana itakubonye, ariko reka ngubwire ngo Imana yarakubonye. Levo sansedo veriasire heto penevo sansedo kenevonia revo saiboni heto penevo sansedo keriavaya revo sansedo kenevoniasi hiri wazo penevo sansedo keria heninia waya saiboni topenevo sansedo veriasire. Nimwumva uko Uwiteka avuganye namwe. Revo sansedo kenevoniasi. Imana iravuga ngo ntako itagize kugira ngo mukunde mwumve. Jezito pestaya bonesire hitabo veniasi meni jezirando topenevo saiboni. Hari Imana irababwiye ngo dore topenevo sansedo veriasire etabo veniasi ngo hagurukanye imbaraga nyinshi iri wazo penevo sansedo veria iri kuvuga ngo ntawe uzayikoma mu ngokora. Nini yava sansedo kenevoniasi revo sansedo kenevoniasi kandi iri kubabwira ngo topenevo sansedo veriasire etabo veniasi gustinevo sansedo veriasire. Irababwira ngo inturu zivuge nevo kubera ko mwanze kumva. Rereve sansedo kenevoniasi iri kubabwira ngo nimuyishake akora umwanya wo kwishaka. Lewozo pe estaya bonesire mando yasika eto penevo sansedo veriasire iri kubabwira ngo niba elewoza ibonesire bitagenze uko to penevo sansedo veriasire Imana ihagurutse ku ndaba y'imbabazi. Revo sansedo veriasire gustinevo tope estaya bonesire mando yasika hele wazo penevo. Abantu benshi babifashe ngo niko bihoze. Etabo veniase gustinevo. Buri muntu wese yamuhaye umwanya wo kwisuzuma, buri muntu wese yamuhaye umwanya wo kwigenzura. Revo sai bonesire uhereye mu bakomeye ukageza mu boroheje. Imana iravuze ngo tope estaya bonesire gustinevo sansedo veriasire mando yasika heto kenevoniasi hele wazo penevo sansedo veriasire hele wazo pe ariko irababwiye ngo eto penevo sansedo veriasire buri muntu wese niyongera afati no ele wazo pe nimwongere mwakira andi mahirwe. Jezito pestaya boni kugira ngo mufate. Niniya wazaibo tope estaya bonesire mando yasika. Ikababwira ngo umuntu urekuye wese tope estasi ntakiruke ku byamusize. Erevo sansedo veriasire gustinevo sansedo veriasire haravuga ngo etopenevo umuntu wese uzarekura ntakiruke ku byamusize. Jezito pestaya bonesance gustinevo sansedo veriasire. Uko niko Uwiteka avuze. Amina Yesu. Tope estas erevo saibone etopenevo saibone. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Tugiye gusenga. Haleluya. Tugiye gusenga. Wowe nyumvishe Yesu yongera kugarukiyeho. Ongera wakira andi mahirwe kandi nuyakira estaya bonesire gustinevo saibone. Ongere winginge Imana yongera agaruki. Abantu benshi bari kubisasiro, abantu benshi bahuye n'ibigeragezo Imana yabyemeye, abantu benshi bahuye n'uburwayi Imana yabyemeye bitewe n'ibyo bagiyemo bahura n'inkoni y'Imana. Imana irambwiye ngo nimbabwire ngo mwongere muhenda Imana yongere bagarukiho. Uko niko Uwiteka avuganye namwe. Reka dusenge. Mana turagushimiye urahera hawe mu buturo bwawe bwera ita ku bantu bawe. Jambo ryawe rirera, ijambo ryawe ni inyundo, jambo ryawe rirahiga kandi rikavumbura. Reka rivumbure buri muntu wese, izina ryawe rihabwe icubahiro kandi umuntu wese uri bwumve ijambo ryawe. Jambo ryawe rigira aho rimukura rigire naho rimushira.
izina ryawe nirishimye. Urakoze Nyiringabo Imana, kandi Uwiteka Imana Nyiringabo ntirica mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo rizatubera imbamba n'urwego, rizatugeza ku gakiza kawe. Ko niko dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nimero za telefone zawe ni 0788 51 34 65 0788 51 34 65. Imana iduhane umugisha. amen. Amen. Kwa